Imana abane namwe kandi abasuje cyane aho muri hirya no hino hatandukanye, ndagira ngo mwe mwese munkurikira mwakoze subscribe ndetse munkurikira umunsi ku munsi, mbasabe iki kiganiro tugiye kuganira cyangwa se mugiye kumva mutangiye kumva, mukore like, ukande kuri like, ukande share, ubisangiza abandi. Ni inkuru imaze iminsi irimo iragenda ivugwa, ni inkuru irimo iravugwa mu bice bigiye bitandukanye by'umugabane wa Aziya ndetse n'isi muri rusange, aho ibitangazamakuru byinshi birimo birandika bivuga ngo Yesu agiye kugaruka. Hari abantu benshi barimo baragenda bavuga ibintu byinshi, bavuga ngo araza mu kwa cyenda, ngo Yesu agiye kuza mu kwa cyenda, Yesu araza muri uku kwezi kwa cumi cyangwa se mu kwa cyenda. Ni inkuru zirimo ziragenda zivuga. Izi nkuru ziteye gute, zimeze gute ko zakomeje kugenda zikaza umurego? Ese koko birashoboka ko Yesu aza ejo bundi ku itariki runaka barimo baratanga? Birashoboka ko hari umuntu ubizi? Nicyo kintu tugiye kureba, tugende tunaganira muri rusange, turebera hamwe muri rusange bisobanuye iki. Ese ubundi kugaruka kwa Yesu nk'itorero, nk'umubiri wa Kristo, nk'abana b'Imana, bisobanuye iki muri rusange? So Yesu ubwe we yavuze yuko azagaruka. Iyo dusomye igitabo cyitwa Bibiliya gikubiyemo inkuru nziza zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye, dusanga batubwira yuko icyitwa ubutumwa bwiza, cyangwa se tugende dusoma tumenya ubutumwa bwiza, dusanga bukubiye mu bice bine. Ubutumwa bwiza bukubiye mu kuvuka kwa Yesu Kristo, bukubiye mu gupfa kwa Yesu Kristo, bukubiye mu muzuko wa Yesu Kristo, kandi bugakubira mu kugaruka kwa Yesu Kristo, icyo bita second coming of Jesus Christ, kuko Yesu azaba agarutse. Uwo mugabo ni muntu ki? Arimo aravuga iki cyane cyane uri muri ibyo bitangazamakuru bya hariya ku mugabane wa Aziya? Arimo aravugwa cyane uyu mugabo yitwa Yang Hoon Kim, n'umushakashatsi, akaba n'umuntu uzwi cyane muri Korea y'Epfo. Afite ikirego gishya cyangwa se ibintu byinshi barimo baragenda bamushinja, bati wowe urimo urigira umuntu uzi ibintu byose, wowe urimo urigira umuntu urenze. Ariko ni ibintu yavuze. Ni umugabo ufite icyo bita IQ cyangwa se quotient intellectuel iri hejuru, ni igipimo cy'ubwenge buri hejuru cyane ku isi. Bivuga ko ari igipimo cya 276, nubwo hari abagenda batanga impaka kuri ibyo ngibyo, ariko ni umugabo w'umuhanga w'umunyabwenge mu byerekeye n'ubwenge karemano hano ku isi, ufite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru cyane. So uyu mugabo rero arimo aragenda avugwaho ibintu byinshi. Ejo bundi yaragize ati rwose Yesu agiye kugaruka vuba. Ndi umushakashatsi, fatwa nk'umunyabwenge ku isi, ariko Yesu mubimenye ko agiye kugaruka vuba. So yagiye akora, yashinze ikigo akaba anakiyobora cyitwa Neurostory. Ni company y'ubuvuzi n'ikoranabuhanga byifashishije icyo bita AI cyangwa se artificial intelligence, ariko ifasha mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe. Ikaba kandi nanone ifite inkunga y'igihugu cya Korea. Iyo company ye ni n'umuyobozi wa Lifeboat Foundation, ni ikigo kigamije gukumira ibyago byaturuka ku ikoranabuhanga. So n'umwe mu bagabo rero, akaba n'umunyamuryango w'icyitwa Triple Society, Triple Nine Society ndetse na Men's Korea. Ni amashyirahamwe akunzwe na ba rwiyemezamirimo n'abafite ibyerekeye n'ama IQ yo hejuru cyangwa se quotient intellectuel yo hejuru. So ni umwe mu bagabo rero, ejo bundi bagize gutya, aravuga ati njyewe ntababeshye, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mumfata nk'umuntu w'umunyabwenge ku isi, ariko Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo, ni umwami w'ubuzima, ni umwami w'ubuzima, ni umwami w'ubuzima. Aha, tangira rero kubivuga, abantu baramwanjama, bamubwira ibintu bitandukanye, bati wowe utangiye kujya mu by'iyobokamana, ese ibi ni ibiki urimo? Ibintu nk'ibyo byinshi bamubwira, bamukanga, bagira ute, ariko akomeza kubahamiriza neza, abahamiriza ababwira ati Yesu ni umwami, Yesu ni inzira. Ese kugaruka kwa Yesu byo bimeze bite muri rusange? Yesu ubwe rero yavuze ko azagaruka. Itorero, abizera, abakristo bakwiye kwicara bazi ko Yesu azagaruka. Kugaruka kwa Yesu ni inkuru nziza ku bizera ba Kristo, ariko ni inkuru mbi ku batamwizera. Yesu ubwe rero yaravuze ati nzagaruka. Nicyo yasize yivugiye. Nusoma Yohana ibice 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, yaravuze ngo ngiye kubategurira ahantu heza, nzagaruka mbajyane aho ndi. So icyitwa kudutegurira ahantu heza, ijambo ryiza umwami wacu Yesu yaravuze, nuko dukwiye guhora twiteguye, tuzi ko anytime
à n'importe quel moment. Yesu ashobora kuza. Byakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 11 biravuga ngo abamarayika baje kubwira abigishwa bati uyu Yesu wazamutse mumubona, uyu uzamutse mumubona azaza nk'uko mumubonye, azaza uko yazamutse, uko yagiye niko azagaruka. Ni inkuru nziza rero kuba wabwiriza ubutumwa bwiza muri iki gihe ukirengagiza kugaruka kwa Yesu Kristo. Nyamara benshi babyirengagiza, baravuga ubutumwa bwiza, hagezweho prosperity gospel, mwajye muyumva, fata ibi gicakire byakire, ariko dukwiye guhora tumenye twibutswa yuko Yesu azaza. Mbese azaza mu kwa 9, nicyo tugiye kureba. Ibyakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 11 niho nari mvuze. Biravuga ngo bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galatiya niki gitumye, niki bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Bavuze ngo bagabo b'i Galatiya kuko nahoze soma igitabo cy'abagalatiya. Bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. So abamarayika barabihamya neza yuko umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Yohana 14 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2 n'uwa 3 nababwira avuga ngo ungiye kubategurira hanyu nimugire ikibazo. Ni ubutumwa bwavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo bw'ibirenge bye byari hano ku isi. So ni ikintu abera b'Imana, abakozi b'Imana badakwiye kwirengagiza cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ni byiza gushaka amafaranga mu isi, ni byiza gutera imbere mu isi, ariko dukwiye guhora twibutsa itorero ry'Imana, guhora twibutsa isi nka kimwe mu bice bigize ubutumwa bwiza yuko Yesu azaza. Yesu azaza ni inkuru nziza y'umunezero. N'abamucumise bazamubona, abamuteye icumu mu rubavu, abamucumise icumu mu rubavu bazamubona. Mateyo 24 ni igice kivuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo. Nusoma ku murongo wa 30 ukamanuka kuri 31 havuga uburyo Yesu azaza mu bwiza akohereza abamarayika be gutoranya intore ze. Bitwereka neza yuko Yesu azagaruka kandi bizaba mu buryo mu by'ukuri butaziguye. Ijambo rero kugaruka kwa Yesu cyangwa se icyo mu Cyongereza bita rapture, mu byanditswe byera ijambo rapture mu by'ukuri ntabwo riboneka muri Bibiliya nk'uko rimeze ryitwa rapture cyangwa se kuzamurwa kw'itorero, ahubwo rifite inkomoko mu ijambo ry'ikilatini ryitwa rapturo cyangwa se harpazo mu Kigiriki, risobanurwa kuzamurwa, gukurwa hasi uzamurwa, gufatwa vuba bihutiyeho, abruptly, soudainement, kuzamurwa. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17 mushatse mukakurasoma. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17 biravuga ngo abapfuye batwereka yuko bazabanza kuzuka, hanyuma natwe ngo abazaba bakiriho tuzafatwa harpazo, hazabaho rapturo, hazabaho kuzamurwa hamwe n'abo ngabo bazaba barapfuye, tuzamurwe mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Imana ishimwe cyane. Abapfuye nibo bazabanza kuzuka, hanyuma natwe abazaba bakiriho cyangwa se tuzaba twarapfuye ariko abazaba bakiriho hazabaho harpazo cyangwa se rapturo, nabo bazamuke rwose basanganira umwami mu kirere. Iyo rero ni isezerano rikomeye umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye rigomba kubaho anytime. Icyo abigisha rero nk'uwo mugabo nakubwiraga Yang Hun Kim bavuga yuko mu by'ukuri Yesu agiye kugaruka vuba. Ni inkuru zirimo ziracaracara mu bitangazamakuru bitandukanye cyane cyane by'uburengerazuba, bati n'ejo bundi ni igitariki iyi n'iyi. Abari mu Rwanda mu mwaka wa 1998 bavugaga ko mu mwaka wa 2000 siècle ya 21 ubwo yari igiye kuzura 2001 bavugaga yuko mu by'ukuri Yesu agarutse. Bamwe baraye mu mastade ubwo babyibuka, murabyibuka, abandi inkuru hirya no hino zirakwirakwira. Icyo abigisha rero bavuga mu by'ukuri bavuga ko Yesu agiye kugaruka ni inkuru nziza, ariko wenda ntabwo twavuga ngo ni igitariki n'iyi, kuko nanone Bibiliya itwereka yuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Gusa Yesu agiye kugaruka vuba, itorero rigakurwa muri iyi si, rigakurwa muri ubu buryarya, muri uyu mubabaro, muri iyi manipulation mondaine iriho, kugutoteza, kuzutaguza abantu. Abizera bagomba kuba biteguye, imitima yabo yiteguye.
hahirwa b'ibishura byabo biboneye, hahirwa b'imitima yabo iboneye, hahirwa abitandukanije n'iyi si. Mu by'ukuri uwo munsi nta muntu uwuzi. N'uyu munsi ndi kuvuga nonaha birashoboka, n'uyu munsi uri kumva ibi birashoboka ko muri uyu mwanya wahita habaho kuzamurwa kw'itorero. Ntituzi umunsi, ntituzi igihe, ariko harpazo iri hafi. Bizaba bitunguranye nusoma ibice 24 bya Matayo umurongo wa 36. Mu by'ukuri batubwira yuko tutazi umunsi n'igihe. Ibice 24 umurongo wa 36 by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Bibiliya iravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Kuko iminsi ya Nowa yari iri, niko kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Imana ishimwe cyane ko umwami wacu Yesu Kristo twiringiye azagaruka. Harpazo, azagaruka umwami wacu Yesu Kristo. Ni inkuru y'ibyiringiro, ni inkuru y'umunezero. Dukwiye kugira ibyiringiro yo ku mwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibyo tugomba kwitondera nuko nta muntu uzi isaha, nta muntu uzi umunsi. Ababivuga rwose barayobya kuri icyo kintu, ariko kuvuga ko Yesu azagaruka ni byiza. Iyo umuntu avuga igihe nyirizina ntabwo ari byo rwose, ariko ibimenyetso by'ibihe biragaragara. Turi mu minsi y'imperuka, gukora kwa Satani guhambaye turabibona. Intambara zakomeje kubaho, impuha zaho ziriho, intambara ndetse zigiye zikomakomeye, abantu gukunda iby'isi. Pawulo yabyandikiye Timoteyo, muraza kubisoma mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye umuhungu we mu mwuka, ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Pawulo afata ikaramu n'ikayi rwose n'impapuro, arazandika zimuyoherereza umuhungu we Timoteyo mu mwuka, amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, babeshyerana, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Abameze batyo ngo ujye ubatera umugongo. Imana ishimwe cyane. Niko Pawulo ari kubwira Timoteyo, ariko natwe biratureba. Iyo turebye dusomye ibi bintu byose Pawulo yagiye listing ashyira ku murongo, tubona ni iminsi tuba dusohoyemo, turimo tugezemo. Itorero ry'Imana rero rirasabwa iki? Riragomba kuba maso, rirasabwa guhora rwiteguye. Abizera ba Yesu Kristo bakwiye guhora biteguye kandi bafite imitima yera, bafite imitima yera. Ibyo twavuga rero nsoza nuko Yesu azagaruka koko gutwara itorero, habeho harpazo, habeho rapture. Icy'ingenzi si ukumenya neza igihe, umunsi, isaha, ahubwo no gukomeza kubyizerwa, gukomeza kwizera Yesu Kristo. Aravuga, Bibiliya iravuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi. Gukomeza gukorera umurimo w'Imana mu isi, Imana yabidusaba. Umurimo w'Imana ukomeye no kwizera uwo yatumye, gukomeza kwitegura nk'abageni bategereje umukwe. Urabisoma muri Matayo 25 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Guhora twiteguye, Yesu agiye kugaruka, nibyo gutwara itorero nk'uko abigisha batandukanye, nk'uko ibitangazamakuru byinshi bibivuga. Yang Hong Kim arabivuga, uyu munyakoreya, Bibiliya irabyemeza, ariko isaha ntituyizi. Please, tugomba guhora twiteguye kandi twera kugira ngo tuzabe bazazamukana na bazasanga zamuka tujye gusangana umwami wacu Yesu Kristo. Ibituro by'abera bizafunguka, baziri ko bamusanganire, natwe abazaba bakiriho tuzahita tumusangana. Imana ishimwe cyane rero, kandi ibaho umugisha kuri mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Mwihangane ku bw'aya matara mbafite, amadarubindi cyangwa se aya malunette mbafite, urumuri rwinshi n'amatara andi imbere n'ubwo mbona atagaragara neza muri video. Ariko Imana ibaho umugisha cyane, kandi umugisha Uwiteka atanga, amahoro atanga, uko akomeze kubomaho. Imana umugisha. Maranatha, umwami Yesu araza vuba. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.